Ibi byiza kureba dukurikiye nimba uri umugabo ukaba wibonaho imwe muri ibi bimenyetso tugiye kuvuga aha ngaha, uzamenye ko urwaye prostate. Ikimenyetso cya mbere ushobora kubona ni igihe uhora wihagarika buri kanya uko unyweye amazi, nubwo waba unyweye amazi make ukajya kwihagarika, noneho wajya kwihagarika ukihagarika inkari nkeya. Ibi bishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko urwaye prostate. Nitwa Dr. Safari Bizimana, ngushimiye kuba udukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, jya wibuka gukanda kuri like hano hameze gutya. Iyo ukanze kuri like bituma amavideo nyine abantu benshi bayabona, maze bikaba byatuma abantu bakeneye izi nama bazunguka. Rero umuntu urwaye prostate ushobora kuba uyirwaye yabyimbye, ikabyimbira mwe mbere ku buryo ifunga wa muyoboro w'inkari wacishaga inkari tuvuge zingana gutya. Uko prostate igenda ibyimba ikagenda itsikamira cyangwa itsindagira wa muyoboro, kagaba gasigaye kana gutya. Akaba ari nayo mpamvu inkari zisohoka duke ariko tugasohoka inshuro nyinshi. Ikindi kimenyetso cya kabiri kuri uyu muntu urwaye prostate ni uko ari umuntu ukunze kwihagarika buri kanya nijoro. Ugasanga nko mu ijoro umuntu yagiye kwihagarika nka 3, 4, 5. Kandi mu by'ukuri turabizi ko iyo umuntu ageze nijoro, iyo aryamye, ubwonko cyangwa igice cy'ubwonko cyitwa hypothalamus gihita gitegeka ko hakorwa umusemburo witwa vasopressine. Uyu musemburo wa vasopressine niyo utuma impyiko zidakora inkari nyinshi, bityo rero bikakurinda kwihagarika buri kanya nijoro kugira bidahungabanya ibitotsi byawe. Rero wowe nimba ugeze aho wihagarika ukajya kuri toilette kwihagarika 3 mu ijoro rimwe, 4 mu ijoro rimwe, ibi ngibi bishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko urwaye prostate yawe yabyimbye, cyangwa ufite prostatite, ufite infection ya prostate. Ikindi dukwiye kumenya ni uko umuntu urwaye prostate, cyane wa wundi urwaye prostate yabyimbye, ajya kwihagarika, yagerayo akumva ashaka kwihagarika cyane, yagerayo yakuramo nyine imyenda ashaka kwihagarika, inkari zikanga gusohoka. Kwanga gusohoka agasa nkaho ashaka gukoresha imbaraga, none uko gukoresha imbaraga inkari zigasohoka zisohoka impande ebyiri. Ugasanga inkari ziri gusohoka nk'iziri kuva muri entonnoir, zigasohoka inkari zimwe zisohokera hejuru, izindi hasi, cyangwa zimwe ku ruhande izindi ku ruhande. Ugasanga ni wundi uri kwihagarika, inkari zimwe hakaba hari ibitonyanga biri kumugwaho ku ipantaro cyangwa ku nkweto. Ikindi dukwiye kumenya kuri uyu muntu ufite ikibazo cya prostate ni uko ni umuntu nyine nk'uko twayivuze, inkari zisohoka buhoro. Aba ari gukoresha imbaraga, akumva ari gukoresha imbaraga, ariko udukari dusohoka tugasohoka ari duke. Noneho ibi ngibi yakumva turi gusohoka ari duke, agashaka gukoresha imbaraga, ariko kumva nyine zitari gusohoka. Ikindi uyu muntu wa prostate akwiye kumenya ni uko igihe ari kwihagarika, ushobora kuba watangiye kwihagarika, ukumva uri kwihagarika, wagera hagati ukumva inkari ziribanye zanze gusohoka, ugategereza cyagiye wari kumva usa nkaho utagikeneye kwihagarika, ukabona zongeye gutangira kumeneka utabizi. Ahangaha biba bisobanuye ko urwaye prostate. Ikindi ukwiye kumenya ni uko umuntu urwaye prostate agira yakwihagarika akumva kwa kundi umuntu aba amaze kwihagarika wumva mbese inkari zose zavuyemo, ukumva zitari kuvamo zose, ukumva mbese zitari kurangira. Ibi ngibi rero nibyo bituma abantu benshi barwaye prostate amara kwihagarika, yaba yumva ko bisa nkaho byarangiye, agasanga izindi zitangiye kumeneka, agasohoka yinyariyeho yiyanduje. Ikindi gikunze kuba ku muntu urwaye prostate yabyimbye cyangwa arwaye prostatite ni uko igihe umuntu ari kwihagarika ushobora kuribwa mu kiziba cy'inda, cyangwa ukaribwa hahandi inkari nyine ziri gusohokera muri uwo muyoboro w'inkari. Ibi bikunze kubaho nyine abantu barwaye prostate yabyimbye
cyangwa abafite kanseri ya prostate. Ikindi dukwiye kumenya ni uko umuntu wa prostate hari igihe, hari stade ageramo inkari zikajya zisohoka atabizi. Inkari rero iyo zasohotse utabizi, nyine usanga winyayeho utazi uko byagenze kandi udafite n'ubushobozi bwo kubihagarika. Bene abangaba rero iyo wageze kuri iyi stage, akenshi uraza tukagushyiramo sonde, noneho inkari zasohoka zikajya zisohokera muri iyo sonde, ukabona kujya kuyimena kugeza igihe bazagusuzuma, urologue yabona ari ngombwa bakakubaga prostate bakayikuramo, kuko uburyo bwiza bwo kuvura prostate ni ukuyikuramo igihe yamaze kubyimba cyane itakigera aho ishobora gukizwa n'imiti. Ikindi kimenyetso gikunze kubaho cyane ni icyo bita urgence mictionnelle. Urgence mictionnelle ni igihe umugabo yumva ashaka kwihagarika, noneho akumva mbese inkari zenda gusohoka, zenda kumutanga, yajya no kwihagarika, yajya muri toilette inkari zikameneka nyine zigasohoka ataragerayo. Biriya babyita pisser ou mourir. So ikindi gikunze kuba ku bantu ni igihe uri kwihagarika ukabona mu nkari zawe hari gusohoka amaraso. Ibi ni byo kwihagarika. Hari ibindi bikunze kuba ku bantu abajene cyane cyane barwaye prostatite. Abantu barwaye prostatite, ikintu kikunze kubabaho n'abantu barwaye prostate yabyimbye, ibintu bibiri bikunze kubabaho. Umugabo yaba ari gukora imibonano mpuzabitsina, yarangiza amasoro nasohoke, ahubwo amasoro akazamuka hejuru mu gahago k'inkari. We ntabwo amenya ko yazamutse mu gahago k'inkari, ahubwo iyo agiye kwihagarika nka nyuma yamaze gukora imibonano byarangiye, yajya kwihagarika agatangira kubona ari kwihagarika amasoro, cyangwa akihagarika ibintu by'umweru byenda gusa nk'amata. Bene uwo nguwo rero akwiye kumenya ko kwa kwihagarika ukabona ari kwihagarika amasoro bishobora guterwa n'uko ari prostate urwaye. Iyo prostate urwaye yabyimbye cyangwa iri enflammé, irimo ama infection, ikaba yaratumye uwo muyoboro usohokamo amasoro ugira ikibazo. Noneho igihe usohoye, aho kugira amasoro asohoke akazamuka mu gahago k'inkari, wajya kwihagarika za nkari zivanze n'aya masoro akaba ari byo bisohoka. Ikindi bikunze kuba ku bajene ni uko abajene igihe ari gusohora, ari gukora imibonano mpuzabitsina, ashobora kubona amaraso avanze n'amasoro. Bene abangaba rero agira ngo ni ikindi kibazo, bakagira panique, ariko mu by'ukuri biba ari infection, cyane cyane infection z'imitezi. Imitezi niyo ikunze gutera ibyo bibazo, ugasanga uri gusohora amasoro avanze n'amaraso. Tukaba tugushimiye rero kuba wadukurikiye kugeza aha. Twongera kukwibutsa gukanda kuri like kameze nk'aka, kande kuri subscribe, kandi nimba hari ibibazo ufite byandike muri comment tuze kugusubiza nawe utaha. Bye bye.